Kazungu si umuntu usanzwe kwandura sida ntabwo byatera trauma ariko kuyanduzwa urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwaramupimishije rusanga nta sida arwaye. aho niho hagomba gushaka ukuri ntabwo nemeza ngo ibya Kazungu cyangwa iby'umuvugizi wa RIB ariko barebe ngo icya kabiri guhita yemera ibyaha kiravanaho cya kiri cyo kuvuga ngo nubwo yaba muzima arakwepa kwerekana uburyo yakozemo icyaha n'abamufashije n'uburyo guhita avuga ngo narabiyiciye nubwo byose agashaka guhita byishyiraho cyangwa akimana akima umucamanza yo kugira ngo mubaze ibindi nko kuvuga ati ese uri kw'icyanyemera ibindi murimo n'ibyiki ariko iyo ngiyo nakubwiye ko bayita jijoma kuba abyiyemerera urukiko rugafata umwanzuro byaba byitwa jijoma ariko icyitwa justice ihabwa abaturage mu izina rya rubanda nuko nyuma yo kubyemera bamubaza uko yabikoze abamufashije icyabimuteye aho ngaho niho abantu nabo baturage niyo mbaga y'abaturage yari yaje ikamenya ngo byatewe n'iki naho yaba yarandujwe bikamutera guhungabana ariko nta muntu wahungabanya upanga atyo uhitamo ajya gupanga izamufasirita gukora ibyo byose akamenya guhitamo abajya kwica akamenya gusibanganya ibimenyetso akamenya kubana n'inzego z'ibanze akamenya kubwira RIB ngo ndarishe akamenya kubwira urukiko ngo nemera icyaha no ubu bari muzima kurusha abandi ahubwo byavuzweho wakwihuta yajyana Kazungu mageragere ariko ntacyo yaba akemuye uvuze ngo Kazungu warabishe yego genda mageragere ntacyo waba utanze nta butabera waba utanze bakamubaza niba avuga ngo bamwanduje sida abo bantu bose yishe niko bari barayimuteye bose niko bari bayirwaye kandi bose niko yari yarabonanye nabo. Yes, Karegeya Omar uraho neza? Neza Jarasi n'abandi n'abakurikiye amakuru Kigali ngo imvura imeze nabi. Kigali imvura imeze nabi aho muri Sweden mumeze mute? Twebwe harimo imvura iraboneka nimugoroba ariko ku manywa umuyaga imbeho imbeho yawe ikaze kurusha imvura. Na hano imvura igwa cyane ikaze kurusha imvura. Na hano imvura igwa cyane mu migoroba nabonye ibyo wagiyemo birimbanyije reka mbivuge gutyo kuko nabonye uri gukora presentation iryoshye rwose nk'umusukuti narakwiboneye rwose mbona ni byiza cyane ni nk'umunyamakuru ari ndavuga ko umunyamakuru ariko nabonye wambaye akantu k'abasukuti ya kariya ntabwo ari ak'abasukuti kariya ni agafurari gasanzwe nuko amabara nyine aranga idarapo ry'igihugu bayibonye mba nambaye ingofero yanditseho Rwanda nambaye agafurari karimo amabara y'ibirango by'igihugu ariko nako nishugurikiye muri napange ku giti cyanjye nta yego reka nanzike noneho nyirizina nge ku cyari gitumye nguhamagara nubwo uri bwota amasimbi mu by'ukuri ni kese watanzeho ibitekerezo bitandukanye mbere yuko igera mu rukiko ni kese benshi bibajijeho ni kese yatunguranye uyu nta yindi ni kese witwa Kazungu Denis waburanishijwe none nyuma yuko hari byinshi byibazwaga wagiye utera imetero ukavuga uti hari byinshi byo kwibaza kuri iyi dosiye Kazungu imbere y'urukiko ati ibyaha byose narabikoze kandi icyanteye gukora ibi byaha nuko abo nicaga niko yavuze ati banyanduje sida ati kandi ku bushake. Umuvugizi wa RIB nawe mu kanya gato ati Kazungu ntiyigeze arwara sida yarapimwe asangwa ni muzima. Abantu bati turafata iki tureka iki RIB bitangaje yego mwijwi ry'umuvugizi wa RIB aganira na Primo Karinijabo mugenzi wacu
yavuze ko Kazungu yapimwe bagasanga ari muzima, mu gihe Kazungu mu rukiko yavuze ko ibyo yakoze yabikoze kubera ko yandujwe sida ku bushake. Karegeya, ibi bintu ya metero yawe urabyumva? Muretse gato. Yego, ku rukiko wagiyeyo? Yego. Arameze ate? Umurera description ko nge ntabwo ndi i Kigali. Ni urubanza rwagaragayemo nyine itangazamakuru ryinshi cyane nyine kubera ko rwazamuye imbamutima za benshi. Ni urubanza rwa rurimo umutekano udasanzwe mu zindi manza, babaga bujya wita bamajire bari bahari. Ni urubanza rwagaragayemo abaturage benshi. Okay. Hari abasore b'amajiri? Yego. N'abaturage benshi cyane. Kazungu yazanywe ku rukiko arinzwe bikomeye, yari afitwe nabo nakwita ko ari nka special force. Nabonye ari abapolisi ari kubona ko bari mu mutwe usa nkaho wihariye. Kazungu yagerageje gupeza cyangwa se kwiyaka abapolisi, ariko abapolisi bari bamukomeje kabisa. Kazungu kandi agisohoka mu modoka yagerageje kwipfuka mu maso, ariko abapolisi bamubani bamba bati ugomba kugaragara, ibyo wakoze niwe wabikoze ubizi. Nakubwira ko ishusho niyo muri rusange, bo mu miryango y'abiciwe n'abandi batandukanye bari bahari. Sana urumva nanjye ngiye muri mood y'urukiko, ubu ni nkaho nanjye naba nageze Kicukiro. Urakoze cyane. Ngaho ikibazo cyawe wavuga guti bimeze bite? Yego. Birumvikana, ngira ngo ikiganiro nakoze, ikiganiro twakoranye mbere y'uko mva i Kigali, twasubizaga ku byo RIB yari yatangaje ivuga ngo abantu ntibareke guspekira ngo Kazungu ntakora wenyine, ngo Kazungu urumva Kazungu si umuntu usanzwe. Kuko urumva niba umbwiye uko uwo mutekano ukajije, ukambwira ukuntu yashatse kwiyaka abapolisi, ubwabyo byerekana ko ntabwo ari umuntu usanzwe. Kandi abantu bamufata iyo babibona ko n'undi adasanzwe hakiri kare, yashoboraga kuba uriya mubare w'abantu yahitanye washoboraga kugabanuka, ntabwo bari kumutesha kwa. Aribyo navugaga ko inzego z'ibanze, yes, none se ko polisi yabonye ko igomba gushyira imbaraga kuri Kazungu zitandukanye n'izo wenda bashyize nko kuri Ndimbati n'urugero, cyangwa kuri Presikidi naho harimo imbaraga, ariko bishatse kuvuga ngo umutekano wo ku rukiko wari ukajije para raporo y'abandi baburanyi. Ibyo rero byo twavugaga. Wari ukajije cyane kuko hari abandi baburanyi baje mbere, baza bari kumwe. Kazungu yazanywe wenyine, yazanywe muri van ya RIB, kandi ubona ko ifunze bidasanzwe. Voilà. Icyo rero ni ngombwa, ni abantu bacyumve, abadukurikiye, nigomba kubwira ngo urubanza rudasanzwe, umuntu udasanzwe, n'ubwo n'ibyaha bidasanzwe, ariko urumva ko bitari byakozwe mu buryo budasanzwe. Icya kabiri rega, jya ubanza urebe, ntabwo ari kesi zose inzego zivugaho. Yego. Yaba gutwitinga, yaba kujya mu itangazamakuru, umuvugizi w'urwego runaka akagira icyo avuga kuri kese runaka, ntabwo abafunze bose inzego zabavuzeho. Icyo nacyo kivivure. Kubera ko connection ari ntoya, ndajya mbanza numve ko wanyumvise. Yego. Hanyuma ubushize ubwa mbere nkubwira, nakubwiye ngo icyambere bagomba kubanza bakareba ni ukumenya niba Kazungu ari muzima. Yego. Ubundi ngewe urwanjye uko nabitekereje, uko nabibaze, niba pima Kazungu agasanga ari muzima, bazamukurikirana mu rukiko yerekane n'abo bakoranye. Niba asanga arwaye, bazamuvuza, byo bizaba birangiye. Igitandukanye n'icyo hazaba harimo imikino. Ubu si itari iyo kuba afite ikibazo cyo mu mutwe bakamuvuza,
icyo gihe azaba abaye kiti. Ariko kuba niba agaragaza ko ari muzima akagaragara nk'umunyacyaha wagikoze wenyine, ibyo bizaba bitari normal. Ntekereza ariko kuba bivuze ngo yageze n'aba ari muzima azerekana ene yose. ntekereza ko kuba yagejejwe imbere y'urukiko izo procedure zakozwe. No kurushaho gukorwa cyangwa ntizikorwe. None se niba avuga ko yandujwe sida parce que ibyo ngibyo ari ubuzima, icyo kigomba gutererwa imetero. None umuvugizi wa RIB nawe agahita avuguruza ati yarapimwe basanga atarwaye sida. Aho ngaho ubwo niho umucamanza agomba gusiyeja. Umushinjacyaha bwamufasha baravuga ati twagupimye dusanga uri muzima, we akagera imbere y'urukiko ati banyanduje sida. Ariko laboratoire zirahari, icyo kiroroshye cyane. Siyanse ni icyo mubwira, ibintu bya siyanse nta guspekira. Bazapima nibasanga ubwandu mu maraso ye, basazwe gukweshoninga uko yanduye. Ariko niba yarapimwe urwego rwakamupimishije rukaba ruvuga ko urwapimye rugasanga ari muzima, ubwo ni muzima. Ariko nanone reka mbanze bisobanurira abadukurikiye, kwanduzwa sida, kwandura sida mu buzima busanzwe, kwandura sida ntabwo byatera trauma. Ariko kuyanduzwa ku bwende, nabikubajije kuri WhatsApp ndakubaza ngo yayandujwe ku bushake, ariko se abo bantu bose yishe niko bamwanduje ku bushake babizi, we yabimenya ati aho niho umucamanza nawe ugomba kuzakurikirana. Yego. Kuko ariko byanze bikunze kwanduzwa niyo yaba gripe, kwanduzwa ku bushake niyo yaba gripe, umuntu mubana akakwanduza gripe ku bwende cyangwa corona twahozemo, ubwabyo ukaza kubimenya byanze bikunze aricyo biguhindura, ntanswe noneho sida idakira. Yego. Aho niho hagomba gushaka ukuri. Ntabwo nemeza ngo ibya Kazungu cyangwa iby'umuvugizi wa RIB, ariko barebe ngo niba koko naho agashobora no kuba yifite yarayanduye mu buryo busanzwe, ariko rofetike niba koko hari ibihamya yuko yandujwe, ntabwo mvuga ngo muri abo yica ashobora no kuba atarimo bigeze babonana, ahubwo wenda akavuga ati nahise nanga abagore bose ndavuga ngo nzajya mbona w'inzobe muremure cyangwa se mugufi, ibintu nk'ibyo. Ibyo bibaho nabyo, nabwo n'ubundi burwayi. Ibyo bisaba nyine kugendera bakabonana n'abadogiteri ba Arthur bakabireba. Ese information yo kwandura sida abantu bayakira bate? None iyo umaze kumenya ngo urayirwaye, ukamenya ko uwo mwabonanye yari abizi ko urwaye, ntiyakubwira ngo mwikingire n'urugero. Ariko umuntu yandura by'impanuka akagenda akajya ku muhanda nka kuriya Ndimbati yagiye gufata Firidausi ku muhanda akabyarana impanga, ntabwo buriya Ndimbati yavuga ngo Ndimbati ntabwo avuga ngo Firidausi yaramwanduje, cyangwa Firidausi avuga ngo Ndimbati baranabyaye. Ibyo ni ibinyuze mu buzima busanzwe. Ariko kuvuga ngo kanaka yakoze tageti arapanga neza ngo ndashaka kwanduza uyu n'uyu, none uwo kanaka uwo wanduje maze kubimenya ngo runaka yanyanduje abizi, ari kuri tageti, biratraumatiza. Biratraumatiza. Noneho wa muntu akabibana igihe kirekire akomeza byibazaho. Sina Kazungu, sinako nubwo ibya Kazungu ntabwo biraba confirm, ariko siwe wa mbere byaba bibayeho. Abantu benshi bagira, hari abiyahura, hari abagenda bakanga abantu, abanga abagore bazinukwa abagore, abandi bakazinukwa abagabo, abandi akaba rero n'uvuga kubagirira nabi, akaba uhuye nabo akamukandagira, akamucira mu maso, akamukubita, mbese yumva nta neza yava kuri uwo muntu usa n'uwamugiriye nabi. Ibyo birenze aho ngaho byasaba abapsikologe, ni ukureba abaganga b'indera n'abandi barahari bize psychologie clinique. Ibyo ni muri reaction zishobora kuba z'umuntu wanduje indwara n'undi abishaka. Ndabyumva. Habaho kwandura no kwanduzwa rero byanze bikunze birahungabanya. Naho kwandura nibyo ni bisanzwe, ni nko kurohama mu mugezi hari ugusunitse no kurohamamo wari ugiye koga bisanzwe, unyereye cyangwa wari ugiye koga. So rero icyo ni icyambere urumva ubu rero urumva odepari ya kiproko irahari. Hanyuma ariko nanone
Kazungu hari ibintu bibiri agaragaza kuba yemera kuba ahita yemera ibyaha ngo narabishe akavuga ngo banyanduze sida ntibaza ko ubucamanza azamubaza ngo bose se cyangwa se bati yego ariko ibyo bintu uko ari bibiri icya mbere kuva ko yandujwe sida arashaka kujya kuri rwa ruhande navugaga rwo kuvuga ngo niba atari muzima ntacyo abazwa arabanza avurwe icya kabiri guhita yemera ibyaha kiravanaho cya kindi cyo kuvuga ngo nubwo yaba muzima arakwepa kwerekana uburyo yakozemo icyaha n'abamufashije n'uburyo guhita avuga ngo narabiyiciye arashaka sinzi hari akavidewo nabonye navuga ati nari mvuze nti akaba yashaka guhita arangiza ibintu mu buryo bwo kuyobya uburari yego nyine iyo bakubaza ngo niwe wakoze iki yego nubwo byose agashaka guhita byishyiraho cyangwa akimana rumu akima umucamanza rumu yo kugira ngo mubaze ibindi nko kuvuga ati ese ubundi bw'icyaha nyemera ibindi murimo ni iby'iki ariko iyo ngiyo nakubwiye ko bayita jijoma kuba abyiyemerera urukiko rugafata umwanzuro byaba byitwa jijoma ariko icyitwa justice ihabwa abaturage mu izina rya rubanda nuko nyuma yo kubyemera bamubaza uko yabikoze abamufashije icyabimuteye aho ngaho niho abantu nabo baturage niyo mbaga y'abaturage yari yaje ikamenya ngo byatewe n'iki ese koko iyo Kazungu agira uwo mugambi ntabone iriya nzu iri hariya ntabone iriya nzu iri yonyine yari kuwugeraho ku buryo bworoshye iyo aza kuba muri geto yo kwa Mutabaruka cyangwa se Senyamigambi muri anexe kiriya cyari kugikora none se yagiye gushaka iyo nzu Toroba niyo yatumye ajya gushaka inzu iri ku gasozi ka yonyine kugira ngo abashe gukoreramo ibyo byaha hanyuma asabaye atari muzima iyo migambi yose yayipanga akamenya guhitamo inzu akamenyamo guhitamo abo bakobwa akamenya abatagira kivugira akamenya no akamenya no guhita abwira ribu ngo narabikoze aho ngaho nabwo iyo upima umuntu muzima nabwo iyo upima umuntu muzima ugenda ureba ibyo akora bizima umugambi akawutunganya neza akamenya gusibanganya ibimenyetso akamenya kujya guhitamo umukobwa ajyana akamenya uko amubeshya akamenya uko namara kumwica arabisibanganya ibyo nanone birongera bikamugarura mu bazima ngira ngo wenda abadukurikiye bari kureba mu mashusho Kazungu ni umuntu ujijishije Karege ni umuntu ujijishije cyane ku buryo bya bintu bimwe mu byo umuvugizi wa RIB yatangaje avuga ko uburyo Kazungu agaragaramo uburyo akora uburyo yakoraga n'uburyo yarabanye n'abaturage bimwe muri ibyo ndetse n'ibyo abaturage bavugiye kuri tele natangiye kubyumva maze kubona Kazungu imbona nkubone gute arajijishije ni umuntu witonze utuje ubuseka utamenye mbese kugira ngo uzakurure ibyo bintu none se nyine aho rero biramuvana mu barwayi bibishyira mu bazima kubera ko nakubwiye ngo umuntu upanga ati tusipoze ko bamwanduje ariko simpamya ko abo bose yishe ariko bose yari yarabonanye nabo bakayimwanduza hanyuma icyo kirabaye uhisemo inzu yo mu Busanza ukorera mu mujyi ufashe inzu iri ku gasozi ka yonyine ugiye mu muganda iwawe utawukoze uranyumva ugiye kujijisha rubanda ko uri intore ujya mu muganda ariko iwawe utawukora ko musa kugira ngo udajijishe n'abashinzwe umutekano bavuga ati mujye kureba kwa Kazungu ibihabera tereka Kazungu ni umwere ahora mu muganda ni muhihorere mwikwirwa mujya yuriya ni uwacu ukerekana ubutore kandi uri inkebero ubuzima nanone gusoje uhora mu muganda iwawe utawukora aho rero naho umucamanza niyo mpamvu wenda igihe tuzageramo mu bihugu byacu hakaba inshuti z'urukiko abapsikologe bakajya baza mbere nk'uko nabikubwiye ahandi babanza bagakoresha ibizamini naho yaba yarandujwe bikamutera guhungabana ariko nta muntu wahungabanya upanga atyo uhitamo
ajya gupanga izamufasirita gukora ibyo byose, akamenya guhitamo abajya kwica, akamenya gusibanganya ibimenyetso, akamenya kubana n'inzego z'ibanze, akamenya kubwira RIB ngo ndarishe, akamenya kubwira urukiko ngo nemera icyaha. No ubu aba ari muzima kurusha abandi ahubwo. byavuzweho byagiye bivugwa mu minsi nk'ibiri ishize, ariko n'uyu munsi mu rukiko byagarutsweho cyangwa se mu iburanisha byagarutsweho, ubwo Kazungu cyangwa se ubushinjacyaha bwavugaga ko Kazungu yiyemereye ko hari babiri yishe akabateka. Utekereza ko kuba yavuga abantu cyangwa se kuba yagaragaza ibintu bitagaragara mu iperereza, bigoye kugaragara mu iperereza, byaba ari uburyo bwo kwicuza cyangwa hari ikindi kintu wabibonamo uteye imetero Karege? Ntabwo ari kwicuza byo ntabwo bishoboka. N'ukuntu yari ahagaze imbere y'urukiko mu tuvideo nagiye mbona, nta kwicuza afite habe, ahubwo wenda kwerekana uburyo yabikoze mu buryo bw'indengakamere. Hari ikindi nacyo biba bishaka gusobanura, wango narabatetse, yarabariye se, yagize gute, ariko byose kanuni ya Kazungu ni ugukurura byose abyizirikaho, kandi kubyizirikaho ubutabera n'uko twakabonye n'abamufashije n'ababigizemo uruhare, ababirebereye, ababimenye bagaceceka, abamuteye inkunga y'ibitekerezo, abamutungiye agatoki, abajyana, abo bose bagombye kugaragara. Abo ngo naritekeye, ese yiguriraga amakara, yiyasirazaga inkwi, yicaniraga gaze, bumwe mu buhamya bwatanzwe mu nyandiko mvugo y'abatangabuhamya yagaragaye muri RIB ikagera no mu bushinjacyaha, harimo umukobwa umwe mu batanze ubuhamya wavuze ko Kazungu yamushutse, mu kumushuka hari undi mukobwa yabinyujijeho, umukobwa akaza aje kureba undi mukobwa mugenzi we. Ntekereza ko wa mugani wawe ikesi ushobora kuzamo amashumi. None uwo nguru urukiko ruzamutumiza, byesure ruzamutumiza, nubwo wenda ubushinjacyaha bwa bwaramukoresheje, bashobora kumutumiza niyo byaba ajya mu mwiherero mu muhezo, ariko bagomba kugaragara. Ari uwo yiyitiriraga, uwo banyuragaho, n'uwo wabacitse, nabo bagomba kugaragara. Ntabwo mvuga ngo bazagaragare nk'abafatanyacyaha cyangwa nk'abemerera icyaha, ariko bazagaragara batanga ubuhamya. Nta nubwo byakagombye kuvuga ngo babibwiye parike, ntabwo bihagije, bagomba kubibwira umucamanza, kuko hari ibyo parike ishobora kutababaza, umucamanza akabibabaza. Ariko uwo muntu wemeraga kwiyitirira, uwo ni umufatanyacyaha. Uwo nguwo riri mu banza baravuga ngo yigiraga ko ari umugore we bashakanye, agahamagara abandi, uwo ni umufatanyacyaha. Ariko urumva Kazungu mu kuburana kwe, uko aburana abyizirikaho byose abigira ibye, ni iyindi kanuni yo guproteje abandi. Kandi ntabwo umucamanza yagombye gutanga iyo rumu, iyo video kugira ngo byose bijye ku muntu umwe. Ntabwo abantu 10 bangahe bakwicwa n'umuntu umwe, byagorana, ntihabura uwamutije igikoresho, ntihabura uwamugiriye inama, ntihabura uwamutungiye agatoki, ntihabura uwamuhaye nimero zabo, ntihabura uwamuhaye, barimo ibyo bikenewe pe. Abatanze ubuhamya wakwihuta. Hello, sorry, waruvuze ngo wakwihuta yajyana Kazungu Mageragere, ariko ntacyo yaba akemuye, uvuze ngo Kazungu warabishe, yego genda Mageragere, ntacyo waba utanze, nta butabera waba utanze. Ubutabera nuko amenya, bakakoresha examen, bakamubaza ati ese wabitekereje ute, wabitewe n'iki, bakamubaza niba avuga ngo bamwanduje sida, abo bantu bose yishe niko bari barayimuteye, bose niko bari bayirwaye, kandi bose niko yari yarabonanye nabo, bose bategeraga kutubari tumwe. No kameme, hari umuntu urwara sida kabiri se? dutegereze kuba byonyine byageze imbere y'urukiko, ariko abantu bazagenda bagira, umucamanza azagera aho amubaze, cyangwa se ese urundi ruhande rufite
no afe Kazungu afite umwavoka ishwi ariburanira rwose. Kazungu rega yemera ibyaha, arakubwira ati ibyaha byose mu ndega ndabyemera. no ibyaha byo ni ibyaha, abantu barapfuye ariko agomba kumenyekana ngo bapfuye bate, yatetse bangahe, yatabye bangahe, yajugunye bangahe, bose niko bapfaga ikintu kimwe. ngira ngo wenda kimwe mu byo ubushinjacyaha bwagarutseho buvuga, bwagerageje kudetaya uko ibyaha byagiye bikorwa mu bimwe uko ari 10 cyangwa birenga. Wenda mu kijyanye no kwica bavuze ibikoresho yagiye yifashisha birimo inyundo, amakaramu, ariko bakavuga ko abatangabuhamya bose bahurije ku ikaramu ngo yabateraga mu zuru cyangwa bajombaga mu zuru. Hari n'uwo numvise ku muryango TV avuga ko ari mu gutwi. So rero ikaramu ni igikoresho cyagarutsweho cyane, inyundo, ibyuma, ariko ikaramu ikaba ihuriweho. Yari umwicanyi karundura kabuhari. Ibyuma by'ubwoko ki? Icyuma cyo none yabyigiye hehe kwicisha ikaramu? Nyine ibyuma by'ubuhe bwoko? Se wo jarasi wowe waguha ikaramu ngo wite umuntu wamushobora? Ikaramu wowe wayicisha umuntu bigakunda? Inyundo nabyemera, icyuma nacyemera. Ibyuma by'ubuhe bwoko? Inyundo ikaramu wowe wayishobora? Hanyuma yabyigiye herero yabyigishijwe nani? Kwicisha ikaramu kwikiza abantu bayandikisha bakiga bakaminuza. We so yabyigiye ubucamanza bwakubaza ngo wabyigiye kwicisha ikaramu. Turi kuri telefone ntabwo ndibutinde cyane, wenda nibikunda wahindukiye tuzongera tubigarukeho, ariko wenda reka nyiri icyo nkubaza nsa nk'usatira umusozo. Niba utazajya niba utari umuhirika cyangwa ngo ube umuromani, ku cyumweru saa 9 tuzakora ikiganiro, wenda uzagishyiraho ku wa mbere, kuko ngewe nzi ko nzaba namaze kuruhuka saa 6 ku cyumweru saa 6 nzaba barutse. Ubundi nakubona nzajya kuri cogamu, ariko ku cyumweru twakora ikiganiro kiri live. Abantu bari badukumbuye, kandi urumva si n'ibyo gusa, aho ngaho i Kigali hari ibintu byinshi byabaye muri kino cyumweru tugomba kugerageza tukagarukaho. Ari ibyo kuri Twitter, ari ibyo muri park, ari ibyo bya Kazungu, ari bya Kayumba, Christopher, byose ku cyumweru. Wowe utegura ikiganiro cyuzuye ku cyumweru, tuzavuga kuri izo ngingo zose. Ariko urumva ibya Kazungu noneho nanjye sinari wenda ubutabwo nzaba mpibereye mbirebe, ntacyo wambwiye mu maso ye hari ameze gute, ntacyo wambwiye. Urumva wenda natekereje ko warebye video, kuko twashyizeho video igaragaza urubanza uko rwagenze muri rusange Kazungu aburana. Icyo nakumenyesha cyo nuko bazasoma kuri 26 z'uku. nzaba nahageze, nzaba maze iminsi nk'ingahe, ko njye nzagera i Kigali kuri 24. Yego, ahubwo wenda nsoza Karege, nsoza kuri iro case ya Kazungu. Ubushinjacyaha burasaba ko abafunzwe iminsi 30 ngo iperereza rikorwe. Bamwe bati Kazungu yagomba kuburana na Serere kubera ko yemera ibyaha byose agakatirwa bikarangira. Wowe uhagaze he, cyangwa se ubivuga hiki? Serere ni bande? Mu itangazamakuru bamwe barabivuga bati Serere ni bande? Abo nabashaka reka mubwire banza umenya abaribo n'icyo bagamije. Donc urumva hari ubucamanza n'ubutabera. Kumugira Serere bakavuga ngo yabyemeye tujyane mageragere, ubwo ni ubucamanza. Ariko kumubaza uko yabikoze n'abantu bagashira intimba mu baturage bose bakamenya uko byagenze, ubwo ni ubutabera. Abihutisha nabashaka ubucamanza, kandi ubucamanza ntabwo byari bivuga ko batanze ubutabera. Guhishira abo babikoranye n'inzira yabiciyemo abantu ntibayimenye, wabutanze ubucamanza. Ubucamanza no gusoma itegeko ukavuga ngo arabyemera, yego arabyemera, najye mu modoka bamujyane mageragere, ubwo ni ubucamanza. Ariko igikenewe ni ubutabera.
ubutabera bunakumira buvuga ngo umuntu watangiye kwitwara gutya watuye aho ameze gutya umeze gutya nawe azaba aganisha kuri ibi n'ibi. icyo nicyo abantu bakagira amasomo bakuramo, naho kugenda ngo hariya agahita bavuga ngo ninjye namwe. Ese ubwo none wasanga yemera abantu 10 yarishe 30. Urabyumva? Kwica ni ukwica, ab'umwana abe umukuru, ab'umugore, ab'umwe, babe babiri, babe batatu. Ariko gutanga ubutabera no kuvuga ngo amakuru arasobanutse, aratanzwe. Yishe bangahe ati hanyuma imiryango yabo. Urumva kuvuga ngo narishe niyo yakwemeye igihano ni kimwe, sibyo? Ariko muri abo yemera ushobora gusanga hari abandi kugira ngo azingahe abamucitse bakagwira igishitsi se bakameneka agatuza. Abagize gute? Abo bagiye bamucika bakagenda bambaye ubusa. My dear, ntabwo kuvuga rero naho kuvuga ngo babyihutishe, ntabwo barihutisha gute se? Niba babyihutisha bizaba ari ubucamanza, icyo bita bazakora jijoma. Ariko nibagenda bukeya amakuru akagera muri rubanda, hazaba hakozwe icyo bita justice, hatanzwe ubutabera. Yego. So rero abavuga ngo babyihutishe nibyo kubwira ngo mu bucamanza, mu gucuruba jijoma, Kazungu yajya bagerageza rwose mu byaha bye wenyine, nta n'impamvu ntawe ajurira ntaki. Ariko kugira ngo ubutabera butangwe buhabwe Rwanda nuko aburana mu mizi bitonze, umucamanza akagenda amubaza, umushinjacyaha akamushinja gutyo, niba afite umwavoka nawe wenda akagira ibyo yisobanuraho, ariko amakuru akajya hanze. Aho kwica byo niba abyemerera nibyo, ariko se kubyemerera byo ubwabyo bihishe iki? Kuba ari we wabibwiye ribu bageze mu rukiko agahita yongera akabyemera, bihishe iki? Kuki atabivuze se akimara kwica umwe akabivuga yarageze muri 10 n'abangahe? No, ibi byose bigomba kumenyekana impamvu zabyo. Ruvuga ngo urubanza rwagombye kurangira nta kintu abantu basigara bibaza inyuma. Yego. Naho kubyoroshya byumva nibwo bamusabiye 30, n'ubundi zarangira, n'ubundi abonye burundu n'ibihama. Ariko yahamwa n'umwe, yahamwa na babiri, ariko umwe, benshi, mu buhe buryo, ufashijwe nande, ukoresheje iki? Urumva hajemo guteka, hajemo gutandukanya ibice by'umubiri, hajemo gutaba, ibyo hajemo kubanza kwamburwa, hajemo kubanza gusambanya. Ibyo byose buri kamwe yagombye kugenda akaburana ukwako, nubwo bimuhamye yabona burundu. Ariko ibyo details zigomba kuboneka. Ni bangahe yisha abanje gusambanya, ni bangahe yisha amaze kwambura, ni bangahe yatetse, ni bangahe yaciye ukuboko, ni bangahe yaciye umutwe. Ibyo details zose zigomba kuboneka. Hanyuma ibindi byo igihano cyo kizaba ari kimwe uko amategeko biteganya, kuko itegeko ntabwo riteganya ngo kuvuga ngo uwishe umwe, uwishe, ariko nibura muri details z'urubanza ibyo bigomba kugaragaramo. Yego. So Karege, reka minira ahangaha ngushimire cyane ku mwanya wawe uduhaye, ukagira icyo tuganiriza kuri kese ya Kazungu. Ni kese ikomeje kuba urujijo mu baturage, ariko igenda ijyaho umucyo kubera ko yamaze kugera mu butabera. Reka twizere ko wenda mu mizi bizasobanuka. Kazungu yasabye ko yaburanira mu muhezo, ariko umucamanza mwibutsa ko batagiye mu mizi, bagiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Reka twizere ko mu mizi tuzasobanukirwa. Kazungu niwe wasabye umuhezo se? Yego. Nabyo icyo bisobanuye ntacyo tuzabireba ubutaha. Yego. So ndagushimiye rero ku mwanya wawe, reka ngushimire. Asante sana n'abakurikira ibiganiro byacu, nanjye reka mbashimire kandi ubasuhuze nubwo iminsi ari mikeya tukabona. Yego.
uzamubaza umwana wanjye rika wanjye uzamumubaze mwana we uzamumubaze maraso yazayabazwe azamujye ku gahanga iteka ryose ayiwe manda we ndapfuye imundekure imundekure mundekure we imundekure imundekure mundekure mundekure imundekure ndabinginze ayiwe 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 manda we ayiwe 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 ndekura nigendere ndekura mudogo nikubita hasi ndekura mwana wanjye aho afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Kicukiro. Uyu mugabo arinzwe n'abapolisi babiri bamufashe hagati n'abandi babiri bamurinze ariko ntabwo araragura. Uwo mugabo w'umuzungu tanga inzira hano. Isinzi ry'abanyamakuru sinabwira yiganjemo urubuga rwa YouTube n'amakuru igihe nakibonye Senetayi uyu mugabo ni umwe mu bagabo bakoze amabara koko ariko mana cyane ntabwo byoroshye reportage nk'izi ziba zigoye ziba zikenewe Oui.